Gatolika abashyingiranywe nemeye nta gahato wowe Mukashema Christine umbera umugore tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yego aho tuva Mukashema Christine maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranye nemeye nta gahato ko wowe Safari Thomas umbera umugabo tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abitegeka. Ndayambaje Felix umwanditsi w'irangamimerere w'akarere ka Gicumbi maze kumva amasezerano ya Safari Thomas na Mukesha Christine Mukashema Christine bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi kandi ishingiye kubasha mpabwa n'itegeko nemeye ko kuva ubu Safari Thomas na Mukashema Christine bakingiranywe uko amategeko abiteganya.
kuko mwe babiri muhindutse umwe. Ni nk'umunsi mwami yatuvukiye, dore umunsi w'akanyamuneza n'uyu, umukundwa muri benshi beza n'uyu, umugisha uruta iyindi yose n'uyu, Uwiteka akwiye gusingizwa. Dore umunsi w'akanyamuneza n'uyu, umukundwa muri benshi beza n'uyu, umugisha uruta iyindi yose n'uyu, Uwiteka akwiye gusingizwa. Ni wowe mufasha w'inzozi zanjye, uri impano nahawe na rurema. Ndashima Imana ntiyaduhuje imitima, tuzacana urumuri rutazima. Sinzaryama ngo ngohe kutarishima, nzagukunda ngifite ubuzima. Dore umunsi w'akanyamuneza n'uyu, umukundwa muri benshi beza n'uyu, umugisha uruta iyindi yose n'uyu, Uwiteka akwiye gusingizwa. Dore umunsi w'akanyamuneza umukundwa muri benshi beza, umugisha uruta iyindi yose, Uwiteka akwiye gusingizwa. Uwiteka singizwa. Twateguye gahunda nk'abana b'abantu, ariko ku gihe gikwiriye gisohoye wowe bishyize mu bikorwa nk'Imana, izina rye rihabwa icyubahiro. Amen. Ubwo tugiye guteranira hano rero muri gahunda tugiye kugira hano, turakwinginze ngo tubere umuyobozi, abantu bose baca bugufi kugira ngo icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Tubishyire twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Mu nyembere duhoberane twifurizanye amahoro y'Imana, twifurizanye n'umwaka mushya muhire. Byose tuhobe amahoro y'Imana, umwaka mushya muhire 2020. Jackson, umwaka mushya muhire kuri twese, uzaduhire twese. Murakoze cyane. Reka rero duca akabogi dusaba umubyeyi Karehe, mubyeyi mwiza mwakagira pastor Munyamariza n'imfura baserukanye. Reka rero mpamagare Foyibe ahaguruke nawe agira icyo abwira uyu muryango urangaha kugira ngo icyerezo dufashe acane cyangwa se gishimangire. Murakoze. Babanze bamushimire cyane, shangazi mwiza, mamura gahora mu bagenura akagira abahimura akagira baseye. Murakoze. Umugeni ndagombaye nta kibazo, ni karibu neza. Nta bintu byo kugora. Amashini muntu umushimira shangazi cyane. Nyamari filozofi yawe yahamije kera aho bavuga ngo ninzuze
Twarabakwereye muraturongoranya, twahanye inka n'izo mwaduhaye n'izo twari dusanga mwe zose ziracyariho. Ntabwo turaborozi ahubwo turabatunzi. Kabangira rero ngo wankosha izo gukwa rwose zirahari, kandi inzuri zacu zimwe zigiye zibangikana n'izanyu. Ushobora kunkosha rero kandi cyanejeje kuko nabikubwiye, nuko tujya dukwa inkwano zihuje tutaruhanya. Uriya mugenzi wanjye Sebunyenyeri ahantu twiganye muri ibyo bihande by'uruheru, hari abantu bitwaga abatangi bajya gukosha umuntu bakamukosha ibitukuru bibiri by'imbeba, akanyura muri bagenzi be bose kugira ngo nawe urabona kubona ibitukuru by'imbeba zapfuye bibiri byari bigoye cyane. Nagize amahirwe y'umwana wanjye ntabwo yakundanye n'umukobwa waho bakosha imbeba cyangwa bakosha impu z'ingwe cyangwa impongo nko muri za Kasai Oriental, ahubwo nzi ko inkwano mukosha arizo dukosha. Ndagira ngo ukoshe ukabyarawe nguko natwe twabakwereye mukadukwera. Kwisanga kuraguma ni amazi ari mu gutemba agana hari menshi. Ntabwo tujya kure nkuko bivuze, dukwere uko usanzwe dukwera. Urakoze cyane. Uko dusanzwe tubakwera rero, dufite inka z'amarere, dufite irivuza umwami, imbungiramihigo, imbonera. Ayo mashyi yose ari kumwe. Wazana abashumba biwawe n'abiwanjye bakajya kuzireba kandi zirabangikanye, na nimugoroba bari bari kumwe. Nibyo ngira ngo nkuko bisanzwe abo bahungu bawe ni bande uri kutubwira? Ese uriya mugabo witangira itama ko atishimye, uyu uri hariya, uyu ari ngiye mwiza nanjye munyemereye ndakomozaho icyo umubyeyi Munyamariza avuze. Twabanje Imana, turabakristo, ntabwo turi buvuge ngo bajye inyuma ya tente n'inka ziri, ariko mbere yuko tuza twabanje mu rwuri. Ndaza kwinginga Faustin nka mukuru wanjye wazibanje, ariko twari kumwe, avuga izo yabonye, avuga ibyo twahuye nabyo mu nka. Cyari igitaramo cyiza, ndaza kumuha umwanya kigarukeho, ariko n'ibyiza bijya mu bindi. Hano wa data se ko buriya wari nabigezeho, ariko kuri nuko umubyeyi Karehe twize tunabikubwira mu gitondo tuvuye kureba amahoro yaramutse mu nka, ngira ngo wabibonaga ko nari ndimvugana ndatirwa hariya tuganira mubaza ko amashashi nasize mu nka z'iwacu zari hafi aho ko yaba akizirimo. Arambwira ati burya ry'amashashi yoherejwe n'uriya muryango mwiza, amashashi yaje aherekeje inkwano. Igihe wazibonye reka mbwira baraha ko batazibonye, kurya muzi uko shemasa na ya ndoro nziza isa n'inyana zo mu ruhongore, na ya mata matemba mata, kurya muza nazo niko zisa, zikwiye gukobwa abakobwa b'i Rwanda. Ahubwo nsaba ababyeyi muri aha muzakirana impundu, abagabo tuzakirana amashyi n'ibivugwa nk'uko bisanzwe. Ubundi abahima murakagira inka nziza, murakagira abaseye, murakagira inshuti zabo, murakagira Imana mugira u Rwanda. Mwakoze cyane mubyeyi Karehe, kayo nguko. Urakoze cyane Munyamariza. Ngira ngo Faustin yaraye mu nka, yarambwiye n'amahoro, arambwira ati hari amashashi nabonye meza, ndetse yaje agera mu nka zacu. Niba yamenye urupangu kubera ko inka zacu zegeranye, urumva nta nka zanyu zagera iwacu mu basengo tuzikubite tuzimire, twaziretse. None ese nizo ngizo? Nizo ngizo. Yazimbwiye ko ari nziza, rero turazishimye. Ahasigaye ntabwo abana bacu bakibaye abana bankuri, ahubwo ni umukukoye. Amashyi n'impundu babyeyi beza kandi. Aha. Tukiri aho rero wambwiye uti Safari, burya nunamukenera ntabwo naje nisabira, ahubwo naje ndigusabira Safari. Ubwo rero ari umukwe burya wakoye, tumuheruka ari umwana muto none yihariye inka. Niba
ari hafi bamubwira akaza tukamuramutsa. Arahari umwana aherukanaga koko akeneye namwe ko mwamuramutsa nawe babwiye umwana ngo mbese yakwemera gusangira na se aravuga ngo mubwire data ngo naho njyewe nditeguye ndagira ngo Safari nawe ari mu kubyumva ba nyirarume baramukumbuye yagenda bakamuramutsa ndi banamuherukaga. Murakoze cyane bana bumva vuba nawe rero umwana ngo baramubwiye ati ngaho karabusangire na so ati mwabimbwiriye data ko njye niteguye. Urakoze cyane ni umugambi ugana kariho ukagana ibyiza ukagana urukundo ukagana ubupfura ukagana bwa butwari cyane ko uzira ico kandi ariwo muco wacu. Nijera duhinira gato cyane muje karehe umwana muramuzi kuko nubanyu kugira ngo hari n'abashyitsi nabo dukwiye kumara amatsiko. Abahungu bose nabakwe ariko kuri nyako nuko hari umukwe. Abana bose n'abana ariko kuri nyako nuko hari umwana. Ndagira ngo munyemerere abana ni muhamaho ngaho umwana nazi. Abana muhamaho umwana azi. Abana mwabyumvise umwana nawe yabyumvise. Yego. Hanyuma bose bagite uraho urakoma amashyo gira umugore uti ndamushimye kuko data yamukwemereye uranyemerera utera intambwe rero byikarehe cyongera guhobera gusabira umugisha w'ikibyeyi rwagitema nkundira rutagamirwa riri rwanje nkundira nshuti yabeza uyu mubyeyi yongera gusabira umugisha w'ikibyeyi niko uyu mwana ntabwo ateye imbabazi. Wanyemerera siko zangura ibiganza ugasubiza n'abari babyara bawe tukamaye mashini n'amwe cyane kandi twese urakoze cyane murakagira nk'ababyeyi beza ngwino rwagiti ngwino nshuti yabeza iwanyu si we bagiwe nonaha nabuzamura ibiganza azamura ibiganza yaki abo baramutse abasima tumwakira muri rusange yewe gatso karabu uko uyu muhungu twirirwe dutwara amasaha tumutaka ko Imana yamutatse imusize hari ikimana itakoze warubonye ruriya ruhanga ruyaga rwahugura abakobwa b'i Rwanda n'ab'i Rwanda twakomeje kuvuga ijambo ry'Imana ariko tubarangiye abasomyi Dawidi nuko yasaga neza ruhanga rw'abandika rimwe na rimwe nuko yasokozaga nagerageje gushaka ibitabo bimwe na bimwe erega n'imbavu zarizi bambe abatazi Dawidi murebera kuri Safari yasaga rwose yasaga Dawidi uri imfura cyane uri imfura kenshi ikidushimishije by'ikirenga nuko uri umukwe w'abaseye kandi abaseye tubikomera amashyi iwanyu bakabyungukiramo by'ikirenga
ni wowe wenyine ugize amahirwe n'abandi bakwe baseye, niho honyine ugira amahirwe yo gusanga imiryango 12 ingana n'imiryango 12 y'Abisiraheli, ingana n'intumwa 12, inkike z'i Yerusalemu n'ibindi byanditse muri Bibiliya. Usha heza rero, ugize amahirwe yo kuvuka heza, ugize amahirwe yo gushaka heza, ugize amahirwe yo kubaronsa amashereka meza, ukaba ushatse wonsa amashereka meza, ukaba wa muco zirico, ukaba bwa upfura buzira gupfuka, iwanyu nibongera bagukomera amashyi. Urakoze cyane. Inyemerere rero Jackson, ngwino mwereke icyicaro cy'umuko wakoye. Niko kurisize yabigarutseho n'igisonga hafi naha Jackson, gezerigana heza ntigira amayobera n'igisonga rwagite na ababyeyi n'Imana bakuzamuye mu ntera. Yatekereza ko kuvuye hari bwo bwa mbere ugiye kwicara kuri izo ntebe zera nk'izo mu ijuru. Cyane inshuti ya data, ntukababare, ntugatsikire, ntukarare mu nziva, urugo rwawe ntirugasaba umunyu, ntugacana imyugariro, rwagitimwa rutegamirwa n'ibigwashi. Jackson, ababyara babereka aho bicara rero, aho bategereza amasezerano y'Imana ku buzima bwabo, hanyuma batera intambwe aha mbereka aho bicara, nibasubizwa bazanyibuke.
rusiza amavuta ubaye nuko bwajana igeneshe tuzabusura amashi igeneshe igawende rusiza amavuta ubaye nuko bwajana igeneshe aha naho mutegereje ko nsaba amashyi se ntabyo nkoze ni ukuri ndabiretse ubwo byaba ari ugukabya mwakoze cyane nsare wa mushiki wacu niba bitamugoye adufashe aba bashiki bacu abereka aho bicara niba bitagoranye ndagira ngo inshuti yanjye kuko imfura aho zasezeraniye y'imwe hatanze indi irayirinda ku muryango w'abaseyi bagutumye mukaba mwaratubyariye umugeni kandi mukaba muduhaye ku manywa imana ibahe umugisha ndagira ngo nsabe rero Safari umuhungu wanjye igera hino kumurikire hamwe n'umuryango wacu twese ibyo mwantumye komeza uze ariko waza uri kumwenyura ko ndi kureba uyu munsi ibintu byabaye byiza komeza uze mbese mbanze gushimire cyane ukuntu wantumye hamwe n'umuryango wacu wose mbese Mukashema Christine wambwiraga ngo tuzaze kugusabira n'uyu nguyu umwana wanjye rero kangushimire ukuntu utagiye ku bantu udashyingirana ukajya kwa bamarume nawe ukaba utaraciye nyuma ngo ukore ubukwe butemewe n'umuryango umugeni rero wadusabye ni uyu nguyu w'umuryango w'Abahima ndamugushyikirije ngo uyu mwakire abahungu se n'ubwo bakira kandi bagirana ibanga rero papa murakoze turabashimiye cyane umugabo yabyaje inka mu kingo hasigaye naho umushumba ahasigaye naha Safari reka natwe dukora ibindi bitureba aba bahungu buriya uburenganzira bwabo ku rundi ruhande twavuze se ngo bari bashinzwe umutekano wa mushiki wabo reka muramo wabagira ukabyitwaramo abashimire wabibonye ibanga none se amaboko yaramukanya nde agafata icumu ntabwo bushoboka ubwo biba bihwaniyemo nyine murange nta bindi murekure izo nkoni nta bindi bintu mukora abahungu bakomeye kuri mushiki wabo pe urujanga kugumana ngo bizagende bite mwakoze cyane reka tubane agafoto uziko nubanza guseka batazongera gupfa ibya mu gitondo wow abageni bacu bakomera amashyi menshi twese fata agafoto n'abageni shema nabo basaza ugasigara ubabaye hari umuntu umuhuza ukaba mubufirimo by'abambaye ukibanira fata ifoto wajya gusaza akagusubiza ibusore ubukungu niko waje mu buzima bwanjye myifatire n'imicura abahungu beza bakoze bamaze igihe bafite mu nshingano zabo ibijyanye no kuba hafi ya mushiki wabo ndetse babereka aho mwicara toto maze ukongeje urukundo maze nshyira inkota ibyo ndarigukundira yes
w'akanyamuneza n'uyu umukundwa muri benshi beza n'uyu umugisha uruta iyindi yose. Abantu bose tubikomera amashyi twese ubutwemerere yakoze Imana wow ya amashyi menshi cyane nanone tubashimire mwakoze cyane bafashe ukomeza kugaragariza shema ibyishimo ufite ku mutima cyane ati mwambike iyi mpeta nk'ikimenyetso gishyira ku mugaragaro urukundo rwanjye nawe rumaze igihe ku mutima. amashyi menshi cyane tumushimire. Nakoze hanyuma n'ururabo nk'ikimenyetso cy'urukundo dufatanye na Safari gukomeza kwereka Shema ibyiza byose n'ururabo nk'ikimenyetso cy'urukundo. Wabonye ururabo rwarwaniye n'abo bakobwa bose bavuze rugatsindirwa na Mukashema ruriya. Arakoze yes arakoze cyane. Safari yateguriye Shema umutima na Safari yateguriye Shema mwihute. Akoze ati ndagukunda cyane urabizi ku mutima. Mwatiza Safari amashyi agashimira Shema cyane. hanyuma ufite impano Safari yatushimye Matiza Shema amashyi agashimira Safari mwiza. Comme des fous, on va rendre mon jaloux. Et le reste, on s'en fout. Et dis-toi que la fête commence. Bo ntabwo mwabona icyo mwaba ababyeyi batumye mugeraho mugeza wabaha ikize. Nta kintu ushobora kubaha kirenze iki cyicaro cyiza. Ibi nabonye aribyo bishimisha ababyeyi. Umwana wese wagize amahirwe na amahirwe n'umugisha na amahirwe atangaje amahirwe bakobwa beza aya ni amahirwe bajene muri aha aya ni amahirwe mbifuriza mwese kandi ukagira amahirwe uri umubyeyi umwana akakwicaza bene aha heza ujye ubishimira Imana bikuvuye ku mutima cyane. ndagira ngo rero ubagaragarize ibyishimo n'ikimenyetso naho impano iruta izindi ni iki cyicaro cyiza cyiza imfura mwageneye ababyeyi. Imana ibaha umugisha mwinshi. ndagira ngo rero mu rugo uko bigenda umugore atanga ibyifuzo umugabo agafata imyanzuro ibereye umuryango. Shema aba ni ababyeyi ba Safari n'ababyeyi bawe aba ni ababyeyi bawe bakaba ababyeyi ba Safari. Mu cyifuzo cyawe ko mugiye gutanga impano urifuza ko mwabanza he? Aha abahima ko bitabakoze ku mutima sindabyihorera. aho Safari nawe nafata umwanzuro nk'umugabo. Wowe se mu cyifuzo cyawe kugeza ubu wenda utaratangaza umwanzuro nk'uko muri umuntu wanjye yari harabivuga wowe wumva wifuza ko mwabanza he? Kwa bashema baseye beza bibakore ku mutima no ukuri nta gisa n'umwe. Icyo naringamije ni iki? Si ugusetsa abantu kuko utasetswa nuko muhagaze aho ntagaseke n'ikindi gihe. Niko kuri nose udashimijwe n'abo bana bahagaze ni ryari bazishimaza. Ikindi gihe niko kuri ndibwira ko ntababwiye nabi. Hanyuma mu rugo iyo bigenze bitya rimwe na rimwe hari ubwo bijya bigenda bityo. Shema arashaka ko mubanza nawe urashaka ko mubanza ubwo nuko ngo tubyemeje dutyo ubwo Shema yajya nawe ukajya
kuzahura rero byazabagora. Hanyuma uko bigenda rero iyo bigenze bityo abantu babiganiraho mukabyumvikanaho. Mwazuye gute? None umugore si ibyo bavuga byose washyira mu bikorwa bazabivamo. Wowe mu myanzuro yawe nk'umuntu w'umugabo kuko tangaza umwanzuro uvuye naha Shema ntacyo urenza we mugabo ufashe imyanzuro myiza kugeza ubu Shema aracyashaka ko babanza we kwibabariza umugore ari mubanza. Yes, kuri yo umuntu wabuwe bagabo muraha muzirinde ese muri Bibiliya nabisomye we irinde iteka ryose kikubabaza kuko yavuze ati iki cyifuzo ni cyiza kandi uyu mukobwa no muhanga none se ko ari mwebwe agiye kubana namwe iteka ryose yajyaga kubanza aho hatari iwanyu. Yes, muhanga cyane. Mama mwarakoze uyu mukazana mwiza usa na marayika w'Imana umwemerera bashimire mama. Urakoze cyane. Kazamurenga tura ababyeyi bose baraha niwe mwizanye nawe umuntu. Aha rero nari nungutse igitekerezo cyuko mwadutiza amashyi tugashimira mama cyane. Niyo mwaba mutabanye ati sinahangara uruhanga rwa data bukoroshya nsidushimira papa cyane. Twese dufatanya na Safari ndetse na Shema gushimira ababyeyi. Shema gishimira papa yego ku mpano y'ubugira kenshi ati yarakoze cyane. Fatirira akagafoto k'abana n'ababyeyi. Mutize Shema amashi yashimira ababyeyi ba Safari inshuti ari nabo babyeyi be. Mama mwongere kubera abana arakoze cyane. Ababyeyi n'abo bana ntibateye imbabazi. Papa na mama murakoze murasubira mu cyicaro cyanyu turabashimiye. Impano Safari yateguriye mama wa Shema bayimushyikirize. Aka karirimbo ngatuye abasore bose baraha n'abagabo b'imfura. Nyamushaka nanjye mudakekwa warwatana ane amatsiko. Mama akira impano y'umukwe mwiza yaguteguriye. Azambwira uko yahabonye nanjye yegereyo. Kandi bashema nukuri nanjye nzarubakana aruko babyeyi mwarakoze cyane. aramujyanye rubanguza mpaya rwankubitiye uw'igikundiro. Mwarakoze cyane babyeyi beza, mwarakoze cyane ndetse twongere dushimira abo babyeyi beza kandi bacu. Murakoze. ndabona imyaka nanjye yarasatiye utaha ni njyewe. Rubanguza nkwaya rwankubito. Babyeyi turabashimiye murakoze cyane. nta byiza nk'ibyo. Shema babyeyi beza ndabashimiye cyane mu ruhame rw'imfura.
aha Jackson reka dusaba abageni bacu batwemerere bagaruke gato inganizi nazitaza kuvuna inkiko ntigerana mu mahema nihandagaje mu myanya urakoze cyane nkomereze kwiza mwirasa gatoya Jackson ni umwanya wawe mwiza ababyeyi ntacyo babona waba nabivuze ako kanaka arizwe n'iki ntabwo ari icyo tugamije ni ukuri si icyo kuko aribyo dushaka hari uburyo bwinshi twabikoramo kandi akanarira ntari impamvu yo kumuhogoza ariko nubona no kurira bijurire mwari mwiza nta cyaha ni ukuri ndagira ngo utere intambwe mama nyina wabeza hobera mama umubwira ibintu byose wumva ushaka cyane biri ku mutima wawe nabo bikoze ku mutima tubikomera ati mama warakoze gukora inshingano zawe warakoze ati mama ndakwibuka mu rukundo rwa kibyeyi amezi 9 ndi mu nda yawe kwibere ndabizirikana kubibera unkikiye ndabizirikana ku mugongo ndabizirikana mama ikiza kiruta ibindi impano y'ikirenga mama ngutuye igitaramo cy'abaseyi n'abahimana inshuti zabo zaje zibaherekeje ma warakoze safa cyana hazihera y'umukobwa arize baramuhoza umukobwa utarira ni inkunguzi uriza arahozwa mvuze nabi wajya gushingira umukobwa ukabona akantu ijisho nk'uko ndikanuye ntiwawumanye yaba ari ishyano burya hari n'ikindi kimenyetso cy'amarira areba atyo burya amarira nayo ngo ni ikimenyetso cy'urukundo n'impuhwe n'ibindi bitandukanye hobera na papa umubwira ibyo ufite ku mutima byose urakoze ubundi biba bihagije kuruta uko twebwe twavuga amagambo menshi yes biba bihagije rwose yego urakoze reka tubashimire nabo tunayongera bashima ubwira kenshi icyantangaje uzi ko Shema ariho arira noneho Safari wakisekera si bya bindi wavuze se ariko se ubundi tunanamurenganya none se nawe arire eka nta muko warize po byaba ari ubukunguzi niyo yawe nanone hanyuma za mpano bazikiriza Shema mishyikirize Shema impano ya mama mishyikirize Shema Shema yishyikirize mama Safari bimufashijemo bafatanye okay mwongere mushyira ababyeyi hagati twakundisha Shema mureba hano papa mama mwarakoze aya mosozi ubwo yafite byinshi avuze sose uko ababaye n'umunezero mwarakoze gukoresha ingano zanyu Imana ibamugisha mu izina rya Yesu hanyuma reka dutumire Masenge Foibe Shangazi Foibe usamata yamatera gahinda n'amanyagwa Masenge mwiza inama zawe umurava atari byinshi mwegomwe kugira ngo Shema agerageze ati urakoze cyane yari mumburize yari mumburize urakoze shanga ngo warakoze hanyuma famiye ndagije nabo kashema bashimire ngo mwarakoze cyane ati ntazibagirwa urukundo inama umurava n'umuhati wanyu famiye ndagije ngo mwarakoze cyane iyo ni impano ikomotse ku mutima wa Shema hanyuma reka ntumire famiye Mzungu fatira ifoto y'urwibutso na famiye ndagije hanyuma famiye Mzungu karibu mwarakoze cyane mwasura ibyicaro bikadutumire mwarakoze hanyuma niyo mpano dufatanye na Shema kuyibashyikiriza ndetse na Safari yego hanyuma famiye Mzungu ngo mwarakoze Shema ndetse na Safari barashe famiye Mzungu ngo mwarakoze cyane ngo bikomotse ku mutima wa Shema nabashimiye hanyuma famiye Eric karibu ikaze ngo Shema yego famiye Eric ngo mwarakoze ngo barabakunda cyane muri mfura ngo mwarakoze Shema namwe arabakunda bikomotse ku mutima we ati hagati y'imiryango yombi famiye Eric ngo mwarakoze ngo cyane Shema mufatanye na Safari gushimira famiye Eric uzasi
bucura mwiza mbere banza uramukanya na mushiki wawe ngwino nga muramu yes muramu nibyo warakoze muramu wa Safari yes bucura bwiza bucura kwa Safari akaba inshuti ya Shema cy'ikirenga iby'ikirenga warakoze baragushimiye cyane warakoze nta kabyara kawe kari hano hafi ngo kagufashe ntawe watwereka nonaha nyine abana kumushimira cyane ko babikuye ku mutima wabo warakoze cyane hanyuma duteguza Ngatirwa na Sylvine ngo baze bagaruke ku mazina y'inka z'iwacu bazivuga amazina Shanga warakoze Shanga warakoze cyane turagushimiye urame rw'imfura warakoze barakoze cyane abageni bacu mwongere bakomera amashyi cyane tubaha akaruhuko gato uri mwicaye umugabo umwe ngo wagiye kwa muganga nagiye kwa muganga banyongera amaraso menya barampaye amaraso y'igisambu sinibaga ariko twebwe aha iwacu mu baseyi tuvuga ibikuri ku mutima ntabwo tuba tuniganwa n'ijambo ariko kujya mu bahima no kujya mu ijoro rito ibyo ntibizwi ni nako amateka avuga kugira amahirwe ugashakayo cyangwa ugashakwayo aba ari ukujya mu ijoro hanyuma duhererezo ntakirwa yaserutse n'ikaze kugira ngo azivuge amazina yuriya w'ihene tumwihorere n'ubundi yafatanywe ishyano wafatanywe ihene jya mbere inshuti y'abeshyi mwakoze cyane Safa mwakoze cyane kwereka ababyeyi ibirori injeje ababyeyi kandi Imana izabibakorere ityo iragahora ku ngoma amen hanyuma nabariye bakuru babo na ba basaza ba Shema na barumuna ba Safari muhaguruke mwese kugira ngo tubakire twese twongere tuhuze ibiganza natwe tubashimire cyane ubugira kenshi barabashimiye mwese barakoze cyane namwe mwongere mwakomera amashyi aba bageni bacu bagize neza cyane you.